Yesu nashimwe cyane, bene data bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo, aho muherereye hose ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndanezerewe rero kuba Imana impaye umwanya wo kugira ngo ngaruke imbere yanyu, kugira ngo tubashe kugira icyo tuganira. Ndabahaye ikaze muri iki kiganiro. Ni umugisha kubagira, ni umugisha kuba muntega amatwi, n'ibintu by'igiciro. Yesu nashimwe cyane. Mwebwe mwese mukurikirana buri munsi kubw'ibiganiro tujya dushyira kuri iyi channel, ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. By'ukuri ndabashimira cyane, muri abantu b'intwari, muri abantu b'ingenzi ku buzima bwanjye, muri ab'igiciro mu maso y'Imana no mu maso yanjye. Urukundo mugenda munyereka, Uwiteka Imana namwe agenda rubereka buri munsi, anezeza imitima yanyu, anezeza imiryango yanyu, anezeza inshuti zanyu. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Rero uyu munsi ntabwo ndi jyenyine muri studio, ndi kumwe na mugenzi wanjye. Yesu nashimwe. Mbazaniye umushyitsi uyu munsi, ni umushyitsi w'umugisha, ni umushyitsi uteye ubwuzu, ni umushyitsi watewe iteka n'Imana, akaba agira urukundo rwo gukunda abantu, akagira urukundo rwo kwita ku by'Imana. Mbega umutima wiwe yawurundiriye mu Mana. Yesu nashimwe cyane. Rero ni karibu mushyitsi mwiza, muhire. Murakoze cyane. Ni karibu wibwire abavandimwe bacu kuri iyi channel. Murakoze cyane, mwagize neza kutwigereza kuri iyi channel y'ivugabutumwa. Twebwe batwita Bineta Nyamatungo, dutuye Manchester, niho dutuye, tukabarizwa mu ikanisa rya Gosheni Thameside. Murakoze. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Karibu kandi turakunezerewe n'abavandimwe bacu. Imana yo mu ijuru iguhezagire. Imana yacu nishimwe yo kubo kwitanga. Harimo urugendo rukomeye. Manchester ni ahantu heza. Manchester ndazi ko ari abantu mukunda Imana, mufite abakristo bakunda abashyitsi, mufite abapasiteri beza bagira urukundo. Kuba umuntu yicaranye n'abantu ba Manchester ni ibintu by'igiciro gikomeye. Rero Imana ishimwe, turakunezerewe cyane. Wiyumvemo ikaze, uri muri bene so, ntagire umutima ukubita, umva amahoro ya data muri wowe. Uyu munsi rero ndashaka kumenya uburyo ki wamenye Kristo. Uduha ubuhamya bwawe n'abakunzi bacu batuye isi yose, nabo bagezeho icyiza wabonye kuri Kristo umwami wacu. Murakoze cyane, ni ikibazo cyiza kandi gikomeye. Twebwe twagize umugisha, niko novuga, iyo tuvukira mu itorero, tuja muri Masante School turi batoya, tuba abaririmbyi. Ni muri makeya twamenye Imana turi batoya kubera abavyeyi, kuko twasanze abizera kandi bari mu Mana bahagaze neza. Kubw'ivyo aba ari byo bitugesha gukunda Imana no kwikunda birenze
twavutse dusanga ababyeyi bacu bari mu itorero kuko mbivuze ari abaririmbyi nabo. Mama twitoza gusenga cyane, papa we cyane ariko yari umuririmbyi w'indirimbo zo gushimisha cyane. amare kuja mu bihugu bitandukanye by'u Burundi, ndanibuka bamara kuza katurimbisha karirimbye wakazitanu katubwira tuza musengere ubusore bwanyu, musengere ubuzima bwanyu, musengere ubuzima bwanyu, Imana izibugenda muje mu Mana, muzamwita ku iherezo ryanyu. So nico gihe twamenye Imana twebwe, ariko ntizatumye cyane. Hari n'ukuntu uvukira mu ikanisa ugasa n'ubizoweye, ugasa n'ukuntu bizoye, gusenga ukabigira ibintu bisanzwe, ni rutine, kugenda ukavayo ukagenda ukavayo, ariko sivyo Imana ikunda. ni ukuyimenya neza tudashidikanya ko ibyo tuba turimo aba ari byiza. Ariko cyane natangiye kumenya gusobanukirwa Imana cyane no kwinjira gusenga maze gushaka. Niho numvaga ngirana ubusabane n'Imana, noneho tuze no muri ibi bihugu niho nagirana ubusabane n'Imana, kandi kundanya rwinshi, ariko ikintu cyo kuvuga ngo ujya mutoya mwanya mutoya wo kwiherera ugasenga mutoya, niwe uzubangu ufasha ukagira ubusabane n'Imana. Nuko twagiye tumenya gusenga. Murakoze. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Ndashaka kukubaza ikindi kibazo. Urabona ega Manchester hariho abo twasize inyuma batazi aho iherereye. Iri mu mugabane w'ibihugu by'Uburayi. Yego. Noneho genda shaka utubwire hamwe n'abari muri ibihugu byose by'Uburayi n'ibindi bihugu by'indi migabane tutavuze yo hirya no hino, na ba bandi bacu twasize hakurya hariya. Ndashaka umpe n'abakunzi bacu uduhe itandukaniro wabonye mu buryo umaze kubaka, wari uzi Imana utarubaka, ukomeza kubaha Imana umaze no kubaka. Njya nkunda kuganira n'abamama batandukanye kuko nagize umugisha, Imana ingabira umurimo, nkagenda mpana sosiyete itandukanye mu buryo bwo gusenga. Ariko ugasanga abamama benshi babaye abanebwe, iby'Imana babishyize kure, ugasanga baritwaza ngo imirimo y'akazi y'imibereho, kujya gutonda ku kazi, abandi se bariga, baragaruka mu rugo bakareba abana, bakagandukira abatware babo, noneho bakagandukira urugo, ariko ugasanga umwanya munini babaye bize ku byabo mu rugo, ariko ugasanga muri bo kenshi baravuga bati iby'Imana erega yewe no mu rugo ndahasengera. Ni ukuvuga ngo nta n'umwanya mbona wo gusenga, bakibagirwa Imana yo yatumye babona n'urwo rugo cyangwa se babona n'urwo rubyaro. Ugasanga iby'Imana byaragabanutse muri bo. None wowe waduha ubuhamya yenda bw'iminota mike bw'ukuntu udufashe ukuntu umumama wubaha Imana agomba gutegereza akubaha Imana kandi akanagandukira n'urugo, ubyifatamo gute? Uko niko kuri ku bantu batari banasenga cyangwa bari basenga, kuko twebwe twese twaje tuzi Imana. Iriya activities abantu bafite ubuzima bworoshe, nubwo ubuzima tuvuga bworoshe butari ubwo bifatika, ariko responsibility y'uburyo ki abantu baba bari busy n'ibintu bibareba hano aba ari byinshi kugira ngo
barashobora kuzitwaza cyangwa naje nyishiremo ndabyitwaza ukumva ko n'umwanya wo gusenga ntawe ubuhaye Imana, ariko ni bibi cyane kuko umugore usenga arinda urugo rwe, kandi ni byiza cyane cyane iyo hari umumama usenga baba ari byiza. Birimo naje ubwaje ngiramo izo ntege, ariko kandi n'ubwitwazo tugira, kuko nubwo tuvuga ngo tuba turi bize n'ako kazi, akenshi umwanya munini tuwumarira ku mashusho media. Telefone igira ikintu cy'ikintu gikurura, je nico kintu nabonye twitwaza ngo turi bize, abadakora n'abakora, cyangwa asanga hano sirito nko muri bihugu by'Uburayi cyane urengeje amasaha 30 indi minsi amasaha 33 ku isi kwiyinga keriyo ni igice cy'iminsi 2. Ubiharuye rero ureba amasaha iyinga rigira cyangwa icyumweru, ni igihe kinini kirambuye, ariko umwanya munini ututa ku mashusho media, n'igihe uzutse igihe wagasenze cyagiye wicuye cyangwa waraye mu kazi, cyangwa n'igihe uri mu kazi ufata telefone ukareba shume, ukava kuri Instagram ukaja kuri TikTok ukaja kuri Facebook ukahukira YouTube. Ibyo jewe nibyo nabonye zadutwaye umwanya, ariko twabishiramo imbaraga, kuko muri ibi bihugu hari ibintu byinshi abantu bari mu gupfa amafaranga, gupfa kutumvikana, kandi twari tubifite ubukene, ibintu zo kutumvikana ntizahabaga, abantu bakajya dukengo zikagira amahoro, zikagira n'ubusabane. Ikindi congeyo twabwira ababyeyi naje nibwira ni ugusenga. Noneho nagireyo n'umugisha kumenya umukozi w'Imana, jewe si ikintu bifata binenegwe, tuzoza noneho tugira ibicaniro dusenga, dufatire umwanya wo gusengera ingo zacu n'abatware bacu n'abana bacu dukorera muri ibi bihugu, tukikorera amaboko, kuko tutabasenga ngo tubatoze umurimo, kandi uhera mu rugo. Hariya tubajana n'iyinga bagahura n'abandi bakabyina, bakigiza Sunday school, ntabwo aribo bibubaka cyane cyane no kugira ibicaniro byo mu rugo. Murakoze cyane, Imana iguhe. Ni ukuvuga ngo rero badamu, muri hirya no hino mudukurikirana, muzakurikirana kino kiganiro, mwumvise ko umutumirwa wacu atubwiye ko nta rwitwazo dukwiriye gushyira imbere y'Imana, kandi ko umudamu usenga, urugo rwiza ari urugo rufite umudamu usenga yubaha Imana, kuko burya umusingi w'urugo, nubwo abatware bacu Imana yabahaye ubushobozi n'ubutware bwo kubaha icyubahiro bakitwa abatware, ariko burya urugo harimo urugo, ingo ni nyinshi, ariko urugo rwubakiye rwubatse rufite umudamu wubatse afite umusingi ku Mana, uwo mudamu abera urufunguzo rw'imigisha myinshi y'urwo rugo, kubera aba yagize igihe cyo kwegera Imana. Kandi haba harimo akandi karusho, amenya n'uburyo ki yitwararika iby'urugo n'iby'umurimo w'Imana, Imana kandi ikamushyigikira. Rero badamu, inshuti z'Imana, haba abatuye Manchester, haba abatuye isi yose, badamu dukangukire gusenga, twe kugira urwitwazo dushyira imbere y'Imana, kuko ibyo bintu byose tuvuga ngo ni inzitizi. Imana ntikunda umuntu yiharika. Ubura umwanya wo gusenga, ariko ukagira umwanya wo gukurikirana YouTube kuva mu gitondo kugeza nimugoroba igihe utagiye ku kazi. Warangiza umwanya wo gufata n'iminota 20 ngo usenge Imana, uyegereza Imana, ugasanga uwo mwanya wabuze. Tumenye irindi banga yuko ibi bintu bya telefone hari indi myuka mibi ikoreramo, ugasanga ni umwuka ukwega abantu, none ukabakamura,
ubwonko bwawe bugahora butekereza kwirebera ibihitagira ku ma YouTube hirya no hino, hakabamo rero urusiziriza. Ariko mu izina rya Yesu, Imana itwambika imbaraga, Imana ibambika imbaraga kugira ngo tumenye umumaro wacu, tumenye icyo Imana idushakaho, tumenye Imana igende tuyishyire mu mwuzuro wa buri munsi w'ubuzima bwacu. Babyeyi, murakoze hamwe n'umutumirwa wacu, wakoze kutwitaba. Imana yo mu ijuru ikomeze iguhezagire. Murakoze cyane. Amen.